Nyuma rero y'uko imirwano ahuje M23 ndetse n'ingabo za Congo zifatanyije n'ingabo za Afurika y'Epfo ndetse n'iza SADC imaje kugwamo abantu benshi. Imirambo rero yagiye isigara inyanyagiye ku gasozi, ariko Croix Rouge cyangwa se umuryango mpuzamahanga utabara imbabare ubu ngubu watangiye imirimo yo gushyingura iyo mirambo. Gusa ikigoye nuko imirambo myinshi yamaze kwangirika nk'uko mubibona, ndetse aho Croix Rouge ikomeje kuvuga ko batanafite ubushobozi nibura bwo kwitoragura ndetse no kubona nibura amashashi ahagije nyine babikamo imirambo. Abaturage nabo bakomeje kugaragaza ko badashobora kumenya abantu babo bapfuye bitewe n'uko nyine imirambo yamaje kwangirika. Croix Rouge rero ikomeje kugenda iyatoragura mu bice bitandukanye bya Goma ndetse n'ibindi bice byabereyemo urugamba, ari nako bayerekeza ku marimbi bayishyingura. Ariko si gusa cyane ko no muri morgue z'ibitaro biherereye mu mujyi wa Goma imirambo iracyuzuye kandi ni myinshi. Icyo rero Croix Rouge gukora no kugira ngo bagerageze kuyishyingura vuba nyine idakomeza kwangirikira mu bitaro. Uko mubireba rero uko bajya gushyingura ntabwo ari abantu bazima, kuko imibiri nyine yamaje kuba decomposed cyangwa se kwangirika ku buryo nta muntu ubu ngubu ushobora kumenya ibi biri kuba mu gihe nyuma y'uko M23 ifashe umujyi wa Goma, ubuzima bwongeye kugenda bugaruka gake gake, aho umujyi wa Goma ubu ngubu nyine urinzwe na M23, ariko ubuzima bumwe na bumwe nk'ubwikorezi ndetse n'ubucuruzi bukaba bwongeye gutangira, aho abaturage bavuga ko nyine nubwo bigoye, nubwo ubu buzima nyine bwabasize heru bugatwara abantu, ariko ubuzima bashima ko bwongeye kugaruka. Murareba ko mu mujyi wa Goma abantu bongeye gufungura amaduka, bongeye gutembera, ariko kandi nubwo byose biri kuba cyari ibisigazwa nyine by'intambara nk'uko mubibona imodoka byashaje. Ikindi mwabona cyangwa mubona ku mashusho nuko iyi ntambara yasize yangije bimwe mu bikorwa by'abaturage, harimo amazu yabo agaragara ko yagiye amenwa n'ibisasu biremereye byaraswaga nyine n'abarwanyi, ni ukuvuga baba wazarendo baba ingabo za FARDC zarasaga umutwe wa M23 washakaga kwinjira mu mujyi wa Goma. Ubu rero abaturage bamwe bakaba batabaza bibaza aho bakinga umusaya, ariko nyine ubuzima bw'intambara niko bumera. Ibi rero bibaye kandi mu gihe M23 igikomeje yo kuvuga ko yashyizeho agahenge ko ubu nta mirwano ihari, ariko kandi ntabwo byoroshye kuko inateganya kubohora umujyi wa Bukavu uherereye mu majyepfo ya leta ya Congo. Ibi rero no gukomeza kubitega amaso. Gusa Croix Rouge uruhande rumwe twayishima kuko ikomeje gufasha abaturage gushyingura aba bantu, nubwo nyine abenshi biganjemo abasirikari ba FARDC, abasirikare ba Congo, kuko nibo bapfuye ku ruhande runini. So abenshi rero bakaba bagize umubare w'abakomeje gushyingurwa mu marimbi.